wananze kugasima nawe wazindutse. Salama bwana. Salama man. Nda nta courage ra. Courage nayikura hesha naburaye. She what? Aburaye se. Naburaye man. Bami. Man, awuzi ibintu byambayeho. Iyo ba wabimenyaga man. Ubwo sanguya ibiki se kandi byakubaye. Wowe awuzi inzara mfite. What? Je none ndi kumva neza kupa kwe. Ibaze inzara mfite nyine ibaze kuba nabe nawe ugira inzara wanyu mufite ibyo kurya. Wacu tubifite. Wowe awuzi ibintu papa yadukoreye. Ubwo no kugira ngo utajya koma. Nuko utazi ibintu papa yadukoreye. Ijoro twarari umuceri gusa. Umuceri wose. Nase ngo ufite inzara. Uhuriye he nanjye se meruka ibyo. Oya ibaze kuba najyaga amafiriti n'ibinyama nkaba narariye umuceri gusa. Bami. Bana bakire murabategeka ngo bigema imisi y'ibijumba imistani imistratrashije none wanga mingi wicere ubonye umuceri kuba ngo watorye nabwo. Uba man sinajyaga ibijumba ariko ubunabijya. Uzi ko umuceri turiye ko habaye umunsi mbona nawe ngo Funka. Sinajyaga ibijumba none ariko ubunabijya man. Utangiye kwigwaza se man si wewe wamvugaga man. Nawe nzarira kwisha. ndabizi wanyu Wensetsa man ndabizi wanyu wari nabyo biryo muhinga ubuve mukagira gute mwana ugene mu ubu ushaka man bya buranda kwe. Jesus is Lord. Rwanda Nese songiye iby'ingurube kwe. What? reka murangira ahantu ako se wajya kuri umwana mubakire Je man nta kijyo natacye. Je nakubeshya ibi biswi nabijya ibya kawunga noneho ako se musanze mu ko bateka ibiryo ibi biswi ndetse murangira abantu ndano tujya kuvumba ibiryo batetse ibiryo nizere ko batetse bya kawunga. Yesu. ku muturanye rw'iya habaye ubuntu bw'ubukwe nyine None se man ibintu bita bya kayote urabizi. cyakote ndabizi ko bamukora abantu Ubwo nabyo biriyo. nuko nabo ibyo bajya biteye Nize mu bukwe bw'ina bateka ikimana. n'imbuto ibitoki inyama ibiki umuceri Inyama inyama nyine urugo nzi ariko naziki. Inyama ziriyo. inyama nyinshi simwazihaze Oya nazijya man kuzinzara mfite. ahubwo reka tugende Ahubwo se ni isonga ko rubira ku baturanyi bacu reka tugende umva ahubwo siko nanjye aho hantu mazi. ukuntu tujye Habaye ubukwe uyu munsi. Yesu. Ikibazo abashyitsi ntabwo bari baba. tugende turabategereza paka baje twicara imbere Twicara imbere. Ahubwo se tugiye tukabyibakirika. What? Tukabyibaho kubisaba. wanyura hese Turinjira mu gikoni. Tugende dufate ipara tubajyanira amazi. twakuya twicara imbere ubundi noneho tukabategereza What do you want? kubiswe yazira isafuriya Go tugende. Will you keep quiet? tugende Hajya nimo rugurire. ni rugurira nyine Banye byo kurya. usanga banje ugenda wigira ibintu nakwatse tegati tugera ho kwa Ubwo ndagusangayo nyine. ubundi wavuga Aya. Turariye. Turariye. Nicyo bigiye nyine nanjye. Uyu munsi ndajya papa yakubise agashoka. Uyu munsi ndajya. Oya, icyo nibagiwe ni ukubyina babyina nishimira igishaka. twari kugira ibyo dukora twizere igisorori Ariko wareka nkabaza n'ibyina ngewe nishimira bino. Ishimire bino biryo
nishimire bino biryo nishimire bino biryo uretse maze ngiye gutera ukoti kagira agakoti rwabisha umfasha Umani, jewe kuramo iryo koti ase wamusitira koti mbonye ibiryo kuramo iryo koti koti wagigira we kutereza zibeshe zigacika wamusitira niyo zaci kandi kutereza kutereza zibeshe zigacika banyebeshe kugukubitira imbesire kamanze ndikuri hasi wamusendi ayurone ikoti cyanjye Look at you. Ilikote rero tumo rero umugeni nawe avuga ati bose mu gihugu cy'inyamu noneho ubusaba gufata mwaje kububakira baragufata nk'umushyitsi nyine barafata nk'umushyitsi noneho rero iki ibaze niba kwaza invitation mbere gucyo ukabura invitation no kwicarana ariko kugira ikoranabuhanga n'ibyaje ikoranabuhanga ryaraje yewe hari uburyo nyine njye nifatamo urumva umva nyine inageze kare abashyitsi ariko ntabwo abageni babitewe n'abandi twatwicayemo tukategereza ariko se ubona ko mbona nta ntebe zihateye nta ntebe zihateye reka mwereke tugiye kugenda duhite dutera intebe zacu urumva ku buryo nibaze n'ibiryo natwe barahiraho twebwe imbere nyine oya iyi niyo nziza ntabwo nabyemera mani ntabwo wajyana reka ntabwo nabyemera umva ko bagira ngo zana ahubwo oya zana intebe sha zana intebe sha ntabwo nabyemera ahubwo agenda yitera imbere niba bizana ndabiyobya babimenye genda yitera imbere sha ugira ngo sha dore n'abandi bashyitsi reka ukakwitera imbere sha geretse inyuma sha imbere ku murongo yemwe namwe mwaje kugera tubwira ku ntebe ariko wicaye hariya ngaho mbabarira ariko nanone urumva n'ubundi none uri kugenda ukicara inyuma wicaye inyuma ntabwo ibyo ibyo biza imbere uceceke kugira ngo ikirori kijye ugahita utegera ndayicara ku ntebe yawe ariko nibaza n'ibiryo nyine nk'umuntu wicaye ku ntebe aho twasangiye uretse umwere uguze ngo tubisomane isahani imwe turishe amaboko abiri urishimye oya ibyo muri ibi biryo ni abavuga oya muje gukora icyo reka mbabwiye twe twageze hano mbere nitwe bagomba kuba byinshi ubundi mwemunana n'abadive wasanga ari n'ibintu oya ngaho twicara wasanga ari n'ibintu ngaho twicara tuvire ku ntebe ngaho twicara zina n'ubundi hasi ako se ubuvuzi twasangira muri se wakwicara ubundi uzi ibiryo mubazanye niba barabigabana si twe bayicaye imbere barabiha bicaye basobanura no kuzivuga none ngenge mwicara wasanga nta n'intwererano gafite ubu se urabona naburi yewe nabura amafaranga hamba umva witambara neza n'umutombe zitafite gutwera asaba ngo yereka uyarayafite nanjye ngo ngesekanya bakubwira ko mu kazi bakiri batwerera ibyo
amahirwe nawe Yesu. yarangitse natera rwose natera yewe okay nawe twatumiwe wamwifana kandi twatumiwe ndetse bashaka ko ndi kuri nimero ya mbere What? Muchukama kujifanya mama.